Mwiriwe bene data, tubahaye ikaze uyu munsi ku gicaniro cy'umuryango. Imirongo y'ibyanditswe yakuwe muri Bibiliya yera ndetse n'imirongo migufi yakuwe mu bibwiriza byabwirijwe na mwene data William Marion Branham hagati y'umwaka w'igihumbi 947 n'igihumbi 965. Mu gihe muri kumvira ijambo ry'Imana, turizera ko muri buhabwe umugisha. Luka ibice 13 umurongo wa mbere kugera kwa 5. Muri icyo gihe hari abantu bari bahari bamutekerereza iby'abanyagalilaya, aho Pilato yavangiye amaraso yabo n'ibitambo byabo. Yesu arabasubiza ati, mbese mugira ngo abo banyagalilaya bari abanyabyaha kuruta abandi banyagalilaya ubwo bababajwe batyo? Ndababwira yuko atari ko biri, ahubwo namwe nimutihana muzarimbuka mutyo mwese. Cyangwa se babandi 18 abo munara w'Isilowamu wagwiriwe ukabica, mugira ngo bari abanyabyaha kuruta abandi b'i Yerusalemu bose? Ndababwira yuko atari ko biri, ahubwo namwe nimutihana muzarimbuka mutyo mwese. Now I want to ask you a question. We make so much emotion over our religious ideas, but who is it in the city tonight in Jeffersonville that's so concerned about the lost world in this last day that even spends 30 minutes a night praying for the sins of the city? Noneho ndashaka kubaza ikibazo. Dushyira amarangamutima menshi ku bitekerezo byacu by'iyobokamana, ariko se ninde uri mu mujyi iri joro i Jeffersonville uhangayikishijwe n'isi iri kurimbuka muri iminsi ya nyuma, umara byibura iminota 30 nijoro asengera abanyabyaha bo mu mujyi? But according to the scripture, the angel of God was only to seal those who sighed and cried for the abomination. We're not interested no more. We just want to know that we can have a good time. Ahubwo dushingiye ku byanditswe, marayika w'Imana yashyiraga ikimenyetso gusa kubanihira barizwa n'ibizira. Ntitugishishikaye na gato, turashaka kumenya ko dushobora kugira ibihe byiza. We want to know that we can have a little society in our church. We want to know that we've got a vote coming when it comes time to elect the next pastor. We want our church to look a little better than the next fellow's church. Turashaka kumenya ko dushobora kugira ishyirahamwe rito mu rusengero rwacu. Turashaka kumenya ko dufite amatora iyo hageze igihe cyo gutora umushumba ukurikira. Turashaka ko itorero ryacu riba ryiza kuruta irya bagenzi bacu duturanye. That's the idea of this world today. No one begging, oh Lord God, come to me quickly or I'll perish. Icyo nicyo gitekerezo cy'isi uyu munsi. Nta numwe winginga ati, yo mwami, mana nsanga vuba cyangwa mfe. Yo, Oh, pass me not, O Savior. You are omnipotent. You who are omnipresent. Come and dwell in my heart, O Lord. ntumpiteho yo mukiza. Wari ushobora byose, wowe ubereye hose icyarimwe, ngwino uture mu mutima wanjye yo mwami. It's even hard to get a man or a woman to raise their hand to accept the Lord Jesus as Savior. The old-fashioned motor's bench has been taken out. There is no more weeping. There is no more crying at the altar. Ndetse biranakomeye kubona umugabo cyangwa umugore bazamura ikiganza cyabo kugira ngo bakire umwami Yesu nk'umukiza. Ibyicaro bya kera by'abariraga byarasohowe, nta marira akibaho na busa. Just think when Charles G. Finney, just a gospel preacher, a little converted lawyer, a little bitty, dried-up-looking fella, was testing the acoustics in a building. Nta marira akiraho na busa, nta kurira ku kibaho ku gicaniro. Byonyine tekereza igihe Charles G. Finney, byonyine umuvugabutumwa bwiza, umunyamategeko muto wari warahindutse. Akanya gato umugabo wagaragaraga nk'uwumye yarimo asogongera ku gicurangisho cye mu nyubako. And he said, repent or perish. And a man sitting in the cupola fainted and fell out. He stood on the balcony of a building in New England and preached hell to the lost. Maze aravuga ati, mwihane cyangwa murimbuke. Maze umuntu wari wicaye mu nyubako ifite igisenge kinini agwa igihumure maze yikubita hasi.
yari yicaye ku mitambiko y'inyubako muri New England kandi abwiriza ukuzimu kubarimbuka. And when he screamed out, "You'll perish if you don't repent," men fainted and women and fell in the streets. Today you can preach repentance and hellfire and brimstone and people will laugh at it. Maze igihe yasakuzaga ati muzarimbuka nimutihana, abagabo bagwaga igihumure n'abagore bakagwa mu mihanda. Ariko uyu munsi ushobora kubwiriza ukwihana n'umuriro w'ikuzimu n'inkuba zikubita maze abantu bakabiseka. What's the matter? Our hearts are cold. We're indifferent. We got too much. We need less of the world and more of God. Our hearts are too cold. Ni ikihe kibazo? Imitima yacu irakonje. Turi abantu batitaho. Twakiriye byinshi cyane. Dukeneye bike by'itsina byinshi by'Imana. Imitima yacu irakonje cyane. We become interested in some emotion. We become interested if we can dance, if we can shout, I believe in it. If we can speak with tongues, I believe in it. I believe in every bit of it. Twabaye abantu bashishikaye mu marangamutima amwe. Turashishikara niba dushobora kubyina, niba dushobora gusakuza, ndabyizera. Niba dushobora kuvuga mu ndimi, ndabyizera. Nizera buri gace kose kabyo. But if we have that and don't have that agonizing, weeping, broke up spirit, God can never use it. Some things are good, but we got to have the other to go with it. Ariko niba dufite ibyo ariko tudafite uwo mwuka w'agahinda w'amarira umenaguritse, Imana ntiyakwigira ukoresha. Ibyo bintu ni byiza ariko tugomba kugira ikindi kigendana nabyo. We've left off the main thing and gone for secondary, and you can never major on a minor. We know that. Twataye ikintu cy'ingenzi maze tujya ku cya kabiri, kandi ntushobora kujya ku cyisumbuye usimbutse icyo hasi.